ntabwo bishoboka. Urugero ruto, umugore ajya kubise ukamuherekeza kwa muganga. Yego. Iyo mumaze kugera kwa muganga, ugeze ku muryango, uravuga ngo naho Imana na muganga ukitahira. Ubwo se ibyo wamusezeranyije urabyubahirije? Asigarana na muganga. Uravuga ngo naho Imana na muganga, kandi waramubwiye ngo mu byago, mu byiza, mu byishimo, mu makuba byose tuzaba turi kumwe. Kuko bari bahuje umutima ndetse n'ububabare. Bamaze gusenga Imana, Imana ibahereza ihishurirwa ry'ijambo rivuga ngo he. Haleluya. Imana ishimwe. Imana igukingirize muri uyu mwaka. Imana ikurinda abadayimoni. Kuko Yesu yarahakubereye kirya gihe ubwo yari ari ku musaraba. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ikintu kimwe gikomeye cyabereye ku musaraba. Igisambo cyamenya amakuru. Kimaze kumenya amakuru, Nshuti bakunzi bo Muhamya TV, twongeye kubasuhuza aho muri hose, abari mu Rwanda, abari hanze. Turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu. N'umunyamakuru wanyu mukunda Emi, turabakunda cyane. Iyi channel yitwa Umuhamya TV. Muzajya mukurikiraho ijambo ry'Imana, abakozi b'Imana bafite ibihamya by'iby'Imana yabakoreye mu buryo bukomeye, kandi natwe turi n'abagabo guhamya iby'Imana yakoze. Imana ibaha umugisha. Tubahaye ikaze ku Muhamya TV. Twabategure rero umukozi w'Imana muri kubona kuri kamera yanyu. Uraho neza? Muraho bravo. Yes ashimwe. Ahiba. Kukwishimira kukubona. Imana ihabwe icyubahiro. Yego. Nanjye ndashimira Imana, namwe ubwanyu mbashimira nk'ubuyobozi bwite bw'iyi channel Umuhamya TV ndetse n'indi channel yitwa Umugezi TV. N'urumva n'amazina atandukanye ariko meza yerekeza ku kintu gikomeye Imana ishaka ko abantu babasha kumva. Yego. Abadukurikiye ku Muhamya TV, ku Mugezi TV, uri kuri kamera ninde? Ni kubw'Imana Patrick, wahamagawe n'Imana mu gihe gikwiriye, mu gihe nk'iki gikomeye. Yego. Byari bikenewe kugira ngo haboneke iby'Imana ishaka kumva, kugira ngo abantu bayo bumve, nibamara kumva bahindukire kandi rwose cyane. Yego. Hanyuma rero kuko turi ku Muhamya TV, yego, dufite ibihamya by'iby'Imana yakoze. Kubera ko Dawidi ajya kuvuga ijambo ry'Imana agiye kwa Sawuli, ngo yaravuze ati ngiye umugaragu wa, ngewe umugaragu, ngewe nishe intare, nishe idubu. Haramwe ati kandi n'uwo Goliyati uhagaze imbere y'Abisiraheli, yego, uhagaze imbere y'ingabo z'Abisiraheli, yego, nawe azapfa nk'imwe muri zo. Bigaragara ko yari afite ibihamya by'iby'Imana yakoze. Yari afite ibihamya. Patrick, nawe urabifite ibihamya by'iby'Imana yakoze? Mperutse kubwira abantu, ndababwira ngo 2020 yabatesheje umutwe, bata umwanya babura amahoro. 2020 nari mwije imera nka hari ishuri rije kwigisha umukristo, rije kwigisha umupagani, rije kwigisha umuntu wize, rije kwigisha umuntu utarize. Muri make buri muntu wari we wese ubu tuvugana afite ibihamya by'iby'Imana yagize gute yakoze. Imana ihimbazwe cyane. Rero ndashimye kuba ndi kuri televiziyo, reka mvuge ngo ni televiziyo kandi ngari kandi nini, yitwa Umuhamya TV. Ndizera ndashidikanya ko nagiye mbona ibinyamakuru byinshi byagiye bintumaho binyandikira bimwe na bimwe, hari n'ibyagiye binanyandika bitewe n'impamvu runaka zabo bwite. Cyane cyane ikinyamakuru gikorera hano mu Rwanda gikomeye cyane bakita Umugezi TV. Sinzi nimba mwe mukiza ariko ndashimira, reka mvuge ngo ndashimira by'umwihariko abayobozi b'icyo kinyamakuru. Noneho ngereke ikindi kinyamakuru nacyo cyanshimishije kuruta ibindi byose byabayeho nibizanabaho, kiravuga ngo hari ibihamya. Haleluya. Kandi nacyo ubwato cyitwa ibihamya. Sinzi ukuntu nabivuga. Kandi turi n'abagabo bo guhamya. Turi n'abagabo. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe cyane. Reka tubanze dusenge. Yego. Hanyuma ukomeze uganirize abadukurikiye. Yego. Kanyara abantu badukurikiye bashaka kumenya Patrick ninde, ese Imana yamutekereye icyo ashaka kubabwira kakanya. Turagira ngo dusenge. Ko ibintu byacu byose biva mu gusenga, tugushyire mu maboko y'Imana, hanyuma ukomeze. Mana turagushimiye mu izina rya Kristo Yesu, uri umwami wacu, uri umukiza kandi ushobora byose. Turagushimiye kuko uri Imana yakinguye ivuga butumwa muri ubu buryo kugira ngo tukuvugire. Haleluya. Imbere y'abantu, turi imbere ya kamera, kuko ijambo rya rivuga ngo ubutumwa bwiza
buzabwirizwa isi yose. Turagushimiye ko aricyo gihe cyiza, tugashimye ko tukigiramo kugira ngo tukuvugire muri ubwo buryo. Sengeye rero umugaragu wawe mugirire neza, umwana wawe umushyigikire, kandi n'abakumukurikiye babashe gufashwa no kugubwa neza. Tubisabye twizeye mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Karibu Patrick. Murakoze cyane. Shimiye Imana ko mwantumiye. Hari abanyamakuru batandukanye. Ntavuze ngo Emi, hari ubita Olivier, n'abandi bari kuri za kamera. Ndabashimiye kandi ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, umwami w'abami, wabambwe twe tukabamburwa. Iki ni igihe cyo kuvuga Imana nyamana. Iki ni igihe cyo kuvuga Imana tutabwiwe, ahubwo tukavuga Imana twebwe ubwacu twiboneye mu bikorwa. Kuko umunyamakuru avuze ijambo ryiza cyane rishimishije. Aravuze ngo iyi channel cyangwa si televiziyo yitwa Ibihamya. Imana ishimwe. Ibihamya TV. Noneho undi munyamakuru nawe nakubwiye afite iyo bita Umugezi TV. Ni ivomo ry'amakuru cyangwa se ni ivomo ry'ibihamya by'ibyo yumvisha. Nawe numva yari ashobora kuba yari yarafasha akanya kirefera ku ijambo rivuga ngo ibihamya. Birashoboka kuko sinzi aho muhurira, ariko ndanyuzwe kandi ndanezerewe. Twese tuvoma hamwe. Twese ni byiza cyane. Umuririmbyi yaririmbye indirimbo nziza, yaravuze ngo ku musaraba haturuka iriba ryiza kandi twahanywereye amazi meza. Imana ihimbaza kandi n'amazi y'ubugingo. Haleluya. Rero ndashimira Yesu utajya ukiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Ibihamya twe turabifite. Sinzi niba ndibuze kuvugaho gatoya. Njyewe sindivuge ngo nimfubye maze gukura, namaze kuba umuntu w'umugabo. Ariko hari akantu gato kigeze kambaho, mbona ibihamya by'Imana byanatumye indirimbo ivuga ngo shimwa Mana waradutabaye, ni wowe wadukije amaboko ya Farawo. Iyo ndirimbo ni yawe? Ni indirimbo yanjye. Bankuririmbaho buki kugira ngo abantu bayizi bamenye uwo turi kumwe aka kanya nindi, kuko hari n'abayiyumva bakavuga ati ino ndirimbo ni nziza ariko se ninde wayiririmbye. Shimwa shimwa Mana waradutabaye, ni wowe wadukijije amaboko ya Farawo. Shimwa Mana waradutabaye, wadukuye mu buretwa kwa Farawo. Niyo mpamvu nakubwiye ngo dufite ibihamya. Hari ahantu Imana yadukuye mu buretwa, hari ahantu Imana yadutabariye hasa no kwa Farawo hamwe Abisiraheli bari. Njya nkunda kubwira Abanyarwanda, nkabwira n'abari hanze y'igihugu, ntabwo Farawo ari uwo muri Isiraheli gusa. Farawo yaba umuturanyi mubi, Farawo yaba umwana wabyaye bitewe n'ibihe yahagazemo, ndetse na Farawo yaba ubukene ufite, Farawo yaba inzara irimo irakurya. Farawo ntabwo Farawo ari uwo muri Isiraheli. Twe tuvuga Farawo tutazi, ariko ngiye Farawo wanjye ndamuzi. Ntabwo ari uwo muri Egiputa. Ntabwo ari uwo muri Egiputa. Ntabwo Farawo ari uwo muri Egiputa. Mu Rwanda mu mwaka w'1994 Farawo yarahanyuze, benshi baramubonye. Mboneraho no kubwira Abanyarwanda, Farawo ntazongere kubaca muri humye ngo narangiza hemuke imbere y'ubwoko bw'abana b'Imana. Ntabwo Farawo tuvuga nta wundi ni inzara ikurya buri munsi. Farawo tuvuga nta wundi ni ubukene bwakwishe. Farawo tuvuga nta wundi ni amadeni akumereye nabi. Farawo tuvuga nta wundi, ndagira ngo nkubwire ngo Farawo tuvuga ntabwo ari uwo muri Isiraheli. Turavuga Farawo waciye mu Rwanda ejo bundi muri aya matariki. Farawo turi kubona utuma badukingirana mu nzu. Farawo turi kubona utuma inzara iturya. Farawo turi kubona uduteje ibibazo. Farawo turi kubona uduteje agahinda. Farawo turi kubona uduteje ubwihebe. Imana ishimwe. Imana imudutsindire. Imana imudutsindire. Rero ndagira ngo nkubwire ngo unyemerere mu kanya gato tugiye kumarana Emi. Ndabizura umuhanuzi w'Imana. Ntabwo kuba ufite channel ntabwo byavuga yuko nanjye ubwanjye utanambwira ngo ndagukebura. Uri umuhanuzi w'Imana. Imana yarampamagaye. Imana yaraguhamagaye. Waratoranijwe. Irangije nabicisha mu ijwi rigari kandi rikomeye rivuga ngo Ibihamya TV. Dufite ibihamya by'Imana yakoze. Imana ishimwe. Ntabwo nabura kubivuga. Imana ishimwe. Imana yakoze ibintu byiza cyane kandi bikomeye. Byiza byo kuba twasobanura, urumva, kandi ikabikora ifite impamvu n'intege n'iki ishaka kugeraho. Ibihamya turabifite. Umugore wagiye kwa muganga agiye kubyara afite ibihamya. Inshuti yanjye, aho inshuti n'imiryango bitigeze biboneka, Yesu yarahabonetse. Yarahabaye. Ndashaka kuvuga ku ijambo ngo burya yarahagobotse
cyangwa se yarahatubereye mu gihe cya Imana ihindura amateka y'ubuzima bwacu ni ibihamya yarahatubereye. Imana ishimwe. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire burya kijya gihe urya munsi arya amarira wariraga, agahinda wari ufite, ibibazo wari ufite, ibitutsi bagutukaga. Haleluya. Imana yagize gute? Yarahatubereye. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Yarahatubereye. Imana yarahatubereye. Imana ishimwe. Papa na mama ntacyo bari gukora. Yego. Abavandimwe ntacyo bari gukora. Yego. Abakomeye batuye isi nabo ntacyo bari gukora, ariko Imana yarahatubereye. Haleluya. Imana yarahatubereye nshuti yanjye. Wa mugabo w'Imana yarahatubereye. Icyo Dawidi yavuze yavuze ngo naho data na mama bandeka ngari kuwiteka wowe ntabwo ushobora kundeka. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Mu kanya tugiye gusoma ijambo rito cyane, ariko nta nubwo ari rito, ni rigari mu mitima yacu, ni nari nini cyane, ni rirerire, wenda ni verse ntoya, ni nto, ariko ijambo bundi ntiriba rito, ntabwo rijya riba rito, ariko Imana arakomeye. Sinzi ukuntu nabivuga. Imana yarahatubereye. Imana yarahatubereye. Inshuti n'imiryango bashobora kukureka papa, uko niko kuri, bakagusiga, niko kuri, ndetse rimwe na rimwe bagafata n'umwanzuro wo kwandika ngo ntabwo akiriho, yarapfuye. Hari telefone zijya ziba ku buzima bw'umuntu zigatanga inkuru mbi zitari inkuru nziza, ariko aho ngaho inshuti n'imiryango bakuretse, Imana iraza ikabana nawe. Imana ishimwe. Niyo mpamvu nakubwiye ngo Imana yarahatubereye. Wibuke ko Imana ni data wa twese mwiza. Erega ko umugaragu w'Imana yavuze Yesaya, yaravuze ngo nubwo Aburahamu atatuzi, Isiraheli ntatumenye, ngariko Imana data wa twese mwiza. Noneho ashyiraho ijambo rikomeye cyane ati ni data wa twese, ashyiraho mwiza kandi uhoraho. Abandi bose ntibahoraho, ariko data wa twese uhoraho. Ndagira ngo mbwire abantu nka batatu cyangwa abantu banyumva banankurikiranye, Imana yarahakubereye. Imana ishimwe. Wa mugore we, ushingiye ku bihamya ufite, nk'uko iyi televiziyo yitwa ngo ni Ibihamya TV, nawe wa mugabo we ushingiye ku bihamya ufite, Imana ntabwo yahakubereye. Yarahatubereye. Imana yarahabaye kwa muganga. Imana yarahatubereye. Mperutse kubwiriza ahantu, umugabo n'umugore, bivuge muri rusange, umugabo ashobora kukubwira ngo aragukunda, akagerekaho kuzakugurira ibintu bikomeye kandi bihenze, ni na ngombwa, ni nabyo, ni akagufa kari mu magufa yawe, ni n'akara ko mu mara yawe, ariko tujya twibeshya twe nk'abantu, tukabeshya ngo dukunda abagore bacu. Sinzi niba icyo kintu cyumva. Uramubwira ngo naho isi yahinduka, mukagirana indahiro kwa pasiteri, mukagirana izo muri leta, ariko nagira ngo nkubwire ngo urukundo Yesu yakunze abantu ntabwo warukunda umugore wawe ngo bikunde. Ntabwo bishoboka. Urugero ruto, umugore ajya kubise ukamuherekeza kwa muganga. Yego. Iyo mumaze kugera kwa muganga, ugeze ku muryango, uravuga ngo naho Imana na muganga ukitahira. Ubwo se ibyo wamusezeranyije urabyubahirije? Asigarana na muganga. Uravuga ngo naho Imana na muganga, kandi waramubwiye ngo mu byago, mu byiza, mu byishimo, mu makuba byose tuzaba turi kumwe. Reka nkwibutse Patrick, niyo baba bari kumwe, akinjirana nawe bari kumwe, nabyo ntacyo byatanga. Ni Imana iza igahagarara aho ngaho kwa. Niyo mpamvu nakubwiye ngo aho wowe utabaye, aho nanjye ntabaye, aho inshuti n'imiryango bitabaye, aho abakomeye bo muri isi batabaye, Imana yarahatubereye, nawe yarahakubereye. Haleluya. Imana ihimbazwe. Imana yarahakubereye wa mugabo, Imana yarahakubereye wa mugore we, Imana yarahakubereye wa mukobwa we. Haleluya. Imana yarahakubereye. Nubwo bimeze bityo, nubwo bagutuka umunsi ukira, nubwo bakuvuma, nubwo bafata ibyemezo byo kujya kukurogesha, nukuri Imana yarahakubereye. Yarakubwiye ngo zirya nama sinigeze nzibamo. Bafashe imyanzuro nk'abana b'abantu, fata umwanzuro nk'Imana ndururuka nza kubana nawe. Mfashe imigambi y'incakura yose nyishyize hamwe mu gatebo kamwe ndapfundikiye, nge nduwiteka. Imana ikirahira, ntabwo ijya yirahira mu binyoma, ahubwo yirahira ku bw'icyo yavuze, kuko iranagikurikirana kandi ikagisohoza. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Haleluya. Tugiye gusoma ijambo rigufi, yego, kandi rinini, yego, riboneka muri Zaburi, umurongo w'119, ni umurongo hagati y'umurongo wa 32, riri hagati y'umurongo wa 32
233. ubwo ni igice cya kangahe? Ni igice cya 19 cy'ijana na 19. Yego. Ni ijambo rigufi cyane ariko rinini. Yego. Kandi rikomeye rifite imbaraga. Nubyizera ukabyemera ukabishyira mu mutima wawe ukemera Imana ishobora byose iri buze guhindura amateka biturutse muri iryo jambo. Kuko hari byinshi byagukanze muri uyu mwaka ndetse n'uwakurikiye. Utibwira ngo n'umwaka turi kwinjiramo n'uw'amata n'ubuki mujye murya n'urusenda mwumve nako kuntu ruryana. Haleluya. Imana niba yarahakubereye unyemerere iri jambo turyumve twese. Ni ijambo ry'Imana ntago ari nge waryanditse. Navuze ngo ni ijambo rigufi cyangwa se ritoya cyangwa se riringaniye ariko rinini, rirerire, rigari, ribyibushye. Ni ijambo rivuga ngo he. Rivuga ngo iki? Riravuga ngo he. Nk'uri soma twumve. Karavuga ni akantu gatoya cyane kubareba kuri kamera dore ngaka. Ndavuze ngo kari hagati y'umurongo wa 32 na 33. Ntabwo ari ijambo abantu benshi bakunda gusoma. Icyakora rimwe na rimwe mu nsengero abantu benshi bararikoresha amakorari. Hajya kumva korari imwe ati he, indi hirya ati he. Ariko ni ijambo rivuga ngo he. Kambumbe Bibiliya. Cyangwa se mbe nyifunzeho gake. Yego. Hako ntigiye muri gereza. Ashwe. Kuko nta muntu ujya ufunga ijambo ry'Imana. Nta n'umuntu ujya witambika imbere y'umugambi w'Imana. Niko Paulo yavuze. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ni ijambo rivuga ngo he. Unyumve neza wowe ureba iyi TV Ibihamya TV. Unyumve neza wowe ureba Umugezi TV. Ndagira ngo nkubwire ijambo rikomeye rikubiye muri aka kantu gato cyangwa se muri iyi nyuguti imwe. Ni ijambo rivuga ngo he. Ni ijambo Abisiraheli bakundaga gukoresha iyo bageraga mu makuba. Munyumve neza. Hari ijambo bakoresheje rya mbere rivuga ngo shiboreti. Hari ijambo bakoresheje rya mbere rivuga ngo shiboreti. Noneho abanyagiputa cyangwa se abanyegiputa bararimenya. Bashaka kuryigana baravuga ngo siboreti. Ni ibintu bibiri bitandukanye ariko bijya gusa. Shiboreti, siboreti. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Nari mvuze ngo ni ijambo Abisiraheli bakoreshaga ryavugaga shiboreti, abanyegiputa nabo bakavuga ngo siboreti. Uwabaga ari ku burinzi hejuru ye yabonaga abanyegiputa baje birukanka yaravugaga ngo shiboreti. Umwisiraheli niko yavugaga. Umunyegiputa nawe aza kubyigana abonye bavuga shiboreti bakirukanka amenye yuko ari password cyangwa se sinye baziranyeho nk'Abisiraheli bagatangira bakazinga bakirukanka. Kuko hejuru yaravugaga ati shiboreti, uwo hasi nawe akaba aravuze ati shiboreti, bakaba bamenye makuru bakazinga yuko batewe n'igitero giturutse hehe cy'abanyegiputa cyavuye mu ngabo zo kwa Farawo. Imana ishimwe. Amen. Noneho nabo baza kwiyoberanya bohereza mu intasi mu Bisiraheli. Barabayobya baravuga ngo siboreti. Bavuze ngo siboreti, Abisiraheli barikanga. Bamaze kwikanga bamenya makuru yuko bamaze kwinjirirwa n'umubi. Imana ikurinda umubi wakumanukira kuri uyu mugoroba. Igihe kiragira Abisiraheli barahindukira bahamagara Imana yabo kuko bariraga berekeza gahinda muri Egiputa. Abanyegiputa bakishima bagakoma amashyi kubera ko babaga babakoreye amatafari n'ibindi bintu bisa nibiremereye, bakababazwa n'ibyo ngibyo babakoreye kubera ko byabarushaga imbaraga batanariye inzara yabisha. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Baza kumenya makuru mu isengesho. Imana irangije bagiye kumva bumva umwuka wera arabasanzira babwira ngo ntimuzongere kurira mwerekeza amaso ahangaha mu Egiputa, mujye muyerekeza aho mwaturutse muri Isiraheli. Imana ibarebe bagarurira umutima w'imbabazi, mwongere mugaruke museka abanyegiputa nabo barakare. Ntuzereke Satani agahinda kawe kuko yuko amweretse akagufatiramo akakwica nabi cyane. Ahubwo jya werekeza amaso mu ijuru, nta handi ubutabazi bujya buturuka. Nari ngiri kuvuga kuri Yasinye. Noneho barangije ayo makuru bamaze kubona bayamenye basenga Imana kuko bari bahuje umutima ndetse n'ububabare.
bamaze gusenga Imana, Imana ibahereza ihishurirwa ry'ijambo rivuga ngo he. Bamaze kumenya ayo makuru y'iryo jambo rivuga ngo he, nibwo batangiye kubona impfu zigabanuka, batangira kubona imirimo ibagora itangira kugenda igabanuka, kuko bagendaga bahunga abanyegiputa babakoreraga ibyo ngibyo by'iyicarubozo. Reka mbyite gutyo, ariko ni nako byari biri. Ndashimira Imana igitanga amahoro ahatarakwiriye kuba. Ndashimira Imana igitanga ubugingo mu gihe amahane yarahagurutse cyangwa intambara. Ndashimira Imana itanga ibyo kurya mu gihe inzara yarisha abantu. Ndashimira Imana itanga amazi yo kunywa mu gihe mu butayu hari humye. Haleluya. Ndashimira Imana igicagagura inzugi z'imiringa ikinjiramo ititaye ku kibazo ufite ikaza kukurengera. Ndashimira Imana itajya yumva urusaku rw'abadayimoni ngo iruha agaciro, ahubwo igahereza agaciro ijwi ry'umwana uyitakira ari mu kavuyo k'abantu benshi, ikururuka ikabana nawe. Bamara kumenya amakuru y'iryo jambo ngo he, niko gufata umwanzuro wo kuva mu Egiputa bakomeza bajya berekeza iwabo, ariko yari inzira yacaga mu nyanja. Imana ishimwe. Amen. Bamenya amakuru. Bundi umuntu wari we wese ugenda mu rugendo atazi agwa mu myobo, akanyerera akagwa mu mahwa, ahanyuze hose muri make, kubera ko nta makuru y'urugendo afite, atazi n'inzira ari kunyuramo, ahura n'ibintu bikomeye byinshi. Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, twahuye n'intambara nyinshi, twahuye n'ibibazo byinshi, ariko byigukura ku Mana. Ahubwo menya umubare w'ibanga utazwi n'umugabo wawe, utazwi n'abana bawe, utazwi n'inshuti, utazwi n'umuturanyi. Ni password nziza cyane, ni ijambo ritazi utazigera uhuza n'abandi bantu. Hantu uzajya mu nguni y'inzu ugapfuka mukabwira Imana ngo he. Ni password, ni umubare w'ibanga utamenyerwa n'umuntu wari we wese ubonetse. Ndagira ngo uwo mubare w'ibanga niwo Hana yakoresheje. Hana yarasengaga agasenga sakuza, akavuza induru akavuga ati ndapfuye nta mwana ngira. Rimwe na rimwe Penina akamuseka, akamukina ku mubyimba. Ariko amaze kumenya amakuru, amaze kumenya password, amaze kumenya umubare w'ibanga, asenga bucece. Imana taha nakumvise iruruka ibana nawe. Haleluya. Ndagira ngo Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza muri uyu mwaka wa 2022. 2021 yarakubabaje, ndetse na 2020 irakubabaza. 2022 ndagira ngo Imana ikugarukeho. Haleluya. Imanzi imbere yawe zirakomeje. Induru ziravuga ku musozi yuko ari wowe murozi. Induru ziravuga ku musozi yuko ari wowe wuba ku Gasenyi. Wikurikirana karande ziwanyu zuko nyoko yashatse abagabo 3 cyangwa se yashatse abagore 10. Va muri karande cyangwa uve muri Uriya Bakarudayi, uze usenga Imana. Nta wundi mubare uzigera ubona urenze mu gusenga Imana, kuko Imana izagutabara. Niyo mpamvu nakubwiye ngo password cyangwa umubare w'ibanga ugomba kumenya naho n'Imana yawe abantu batazi. Ni ijambo rivuga ngo he. Ntabwo nkubwiye ngo uvuge ngo he nkuko Abisirayeli babikoresheje, ariko hari ukuntu usenga ukaryama hasi ukayibwira ati ndabyibutse, ukigaragura, abandi bagapfukama, abandi bakarira. Ni umubare wawe. Ntabwo mwese mwahuza imibare. Haleluya. Amen. Haleluya. Umuririmbyi yaravuze ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza, ngo kuko rijya ribamara ibabaro ndetse rikanabatinyura. Haleluya. Umuririmbyi yarangije arazamuka aravuga ngo niryo ngabo yanjye nziza, ngo kandi hora inkingira. Haleluya. Imana ishimwe. Imana igukingirize muri uyu mwaka. Imana ikurinda abadayimoni, kuko Yesu yarahakubereye kirya gihe ubwo yari ari ku musaraba. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ikintu kimwe gikomeye cyabereye ku musaraba. Igisambo cyamenye amakuru, kimaze kumenya amakuru yuko kibambanywe n'umwami w'abami, kireba uburyo bamuteye icumu, kireba uburyo mu rubavu havuyemo amazi n'amaraso, kireba uburyo amazi n'amaraso amanukiye ku musaraba wari upfuye ijisho, nako ku musirikare wari upfuye ijisho. Amazi aguye mu jisho rirahumuka, umusirikare atangira kwerekwa. Igisambo nacyo cyari kirerekwa, kirahindukira kiramwitegereza, kiravuga ati twebwe twazize ibyaha byacu, ariko ndabona wowe ntacyo wazize.
kuko cyari kimaze kumenya amakuru. Kiravuga ati data nugera mu bwami bwawe kibishyira kera, kibishyira mu mezi, kibishyira mu myaka, kibishyira mu cyumweru, mbega kigenda kizenguruka ibihe kubera ko cyari gihegeze mu gihe kibi. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ikurinde. Abantu ntago babizi. Cyamenya amakuru igisambo, kimaze kumenya amakuru kimubwiza ukuri, kimaze kumubwiza ukuri kiramubwira ngo nugera mu bwami bwawe rata uzanyibuke. Yesu nta kindi kintu yakoresheje, yarahindukiye. Niryo jambo rya nyuma yavugiye ku musaraba. Yarahindukiye arakitegereza, amaze kukireba akirebana ijisho ry'imbabazi, akirebana ubwuzu, yumva aracyishimiye. Yesu arakibwira ngo va mu nzagihe, va mu myaka, va mu mezi, va mu cyumweru, va mu gihe runaka we wateguye. Haleluya. Ndagira ngo nonaho ubu tuvugana nawe ukuri ikigeragezo cyawe mu nzagihe. Yesu arahindukiye yitegereza igisambo, arakibwira ngo mukanya turi bubane muri paradizo. Nawe ndagira ngo nkubwire ngo mukanya ubane n'Imana yawe, mukanya Imana ihindura amateka, mukanya gupfusha bikurweho, mukanya ubone umugabo mwiza, mukanya wubake kandi nawe zikomere. Ibyo bintu bya divorce zateye Imana ibiturinde. Haleluya. Ibyo bintu by'intambara z'urudaca zikomeje guteza abantu ibibazo, ndagira ngo Imana ibibarinde. Bantu mwitegereze televiziyo bita Ibihamya TV, bantu mwitegereze Umugezi TV, mwabagabo mwe, mwabagore mwe, mukeneye gukira, mukeneye guhabwa imbaraga zo gutsinda ikibi, mukeneye guhabwa imbaraga zo gutsinda ikigeragezo, mukeneye imbaraga zo kugira ngo muve mu byo murimo kandi byabokamye. Ndagira ngo nkubwire ngo karande ziwanyu zo kumva ngo so ngo yatunze igare, va mu gutunga igare wowe urenga igare, urenge na moto, utunga imodoka. Va muri ibyo ngibyo byo kumva ngo so yabaga mu nzu y'ibyatsi ngo nanjye ndumva nayituramo, renga ibyo ngibyo ujye gutunga muri etaje nk'uko n'abandi bazitahamo. Ntabwo aribwo buhanuzi buhari, ahubwo va mu byaha, va muri karande ziwanyu. Uravuga ngo papa na mama ntago bigeze bashyingirwa, ngo nanjye ubwo sinashyingirwa, ubwo uri gukurikiza ibiki biraho ngaho. Va muri ibyo ngibyo, hari Imana bakoreraga zababuzaga ibyo. Wowe rero umaze gukura, umaze guca ubwenge, izo Mana ntabwo wahagararanye nazo, nta nubwo wigeze ugendana nazo. Haleluya, haleluya. Kurikirana Imana yawe bwite, iyo wamenye ukayumva ndetse ukanayizera ukayemera, Imana izaguha umugisha. Kuvuga ngo iwacu bavukiye mu manza natwe tuzagira imanza, ntabwo izo manza arizo. Va muri izo manza ahubwo urenga ibirenga imanza. Uvuga ngo ntabwo ngo nava ahangaha ngo ngende ngo nge Nyabugogo simpazi. Kubera iki se utahazi? Mu minsi yashize nabwiye umuntu umwe, namubwiye nti, yarambwiye ngo ndashaka kujya kugura umugati muri botiki. Twari duhagaze imbere ya alimentation. Arangije namwe ngo ngiye kugura umugati muri botiki. Nabwiye se urashaka kugura umugati wangaye? Ngo n'uw'1,200. Hanyuma se muri botiki yo muri quartier iwanyu umugati hugura ngahe? Nayo ngo ni 1,200. Muri alimentation hose ugura ngahe? Ati hari ahantu hari amakaranyerera kuriya, hakaba ari n'amatara meze kuriya, harimo n'ibintu byinshi. Use nakwinjira muri alimentation abantu bakabibona bate? Uracyafite karande ziwanyu. Umugati ni icyabiri muri botiki, no muri alimentation ni icyabiri. Fungura ibitekerezo, kuko ibitekerezo byawe bimeze nkaho biriho shitingi cyangwa se babitwikiriye, kubera ko hari Imana baso bakoreraga. Izo Mana zatumaga baso batagiraho abandi bari, ntabwo ari zo ugomba gukuriramo. Ugomba gutera imbere, ugomba gutunga ugatunganirwa, ugomba gushaka ukubaka. Ntabwo icyambere ari divorce. Ese ubundi uzadivorosanya n'abagabo bangahe muri iki gihugu? Uradivorsa n'uwa mu gitondo nimugoroba ushaka undi? Ese nawe ubwo uzadivorosanya nawe? Hari igihe leta nayo izabibona ikabona ko hari ibintu muri kwikoramo bishaka, kubera ko hari ibyo mwari mukeneye kuri abo bagabo, mwabigize ubucuruzi. Umugabo arakubwira ngo wakoze ibyaha, nyabone madame ibintu ntibizakunde, ntuzongere kubikora, ukaburira ukansugiye muri leta ati barankubise baranyishe, nyabone mu ntabare. Ugashaka ibyaha aho bitiri naho bitari. Ndagira ngo nkubwire wa mugore we, iyo karande niyo myuka mibi uri gushahira mu bana cyangwa se uri kubashyiramo, ndagira ngo nkubwire ngo hinduka. Nudahinduka Imana iraje gushakira ikigukwiriye. Ntabwo tuzahora mu mata n'ubuki, tugomba guhura n'urusenda narwo tukumva ukuntu rusharira. Haleluya. Ubundi umugabo wo guhamya iby'Imana yakoze, ndashimira Imana ko nanjye yankuye mu buyobe nk'ubwo ngubwo. Ntabwo nafata abana banjye ngo bajugunye nk'uko nanjye natawe. Ariko ndashimira Yera, niyo igirera umuntu ikanamucutsa, ntikomeze kumucutsa ahubwo ikanamuheka. Haleluya, niko Bibiliya ivuga. Imana ishimwe cyane. Amen. Abahetswe n'abana b'abantu bashobora kubacukiriza ku myaka 2
cyangwa bakagucukiriza ku mwaka umwe. Ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo imvi zizarinda ziba uruyenzi. Niko Imana ikora, ntabwo ikora nk'abantu. Imana ntigicutsa, ntabwo Imana iguha ibigukwiriye kandi ikanagukurikirana kugeza ugeze mu zabukuru. Bibiliya iravuga ngo nzabaheka imvi zanyu zizarinda ziba uruyenzi, nkibahetse ku mugongo wanjye. Nta mubyeyi waguheka iyo myaka yose, ndetse n'uyu ugize imyaka 20 ahita akubwira ngo sohokera mu nzu ujye gushaka urwawe, kubera ko amaze kubona nyine ko byamunaniye. Abantu turananirwa ariko Imana yo ntiginanirwa. Wa mugabo wenda ngira ngo nkubwize ukuri, uhagarare mu kwizera, kuko nudahagarara mu kwizera kaga ko Uwiteka karakumanukiye, kuko kwihana byarakunaniye. Ntabwo uzahora usambana buri munsi ngo nicyo kintu ngo ubonye kizagufasha. Ibyo byafashije so na sokuru wawe, bitewe n'Imana baramyaga, ahari zabategekaga abo bagore bose. Ese nawe izo mana nawe warazikurikiye tubimenye? Ndabwira umuvuga butumwa cyangwa umuhanuzi cyangwa umupandwanya, wenda ingabo nini n'intoya. Imana ishimwe, no amagambo Dawidi yakundaga gukoresha cyane. Imana ihimbazwa. Ntabwo ndibuze kuvuga kuri byinshi, ariko muri bike tuvuganye unyemerere Imana ize kuza kugutabara. Ndabahereza nimero yanjye, taza kubaha nimero. Benshi harigiye mumbaza ngo nimero. Hari amagambo twavuzeho, twavuze ijambo rivuga ngo Imana ihakubere mu kibazo cyangwa se mu kigeragezo wari urimo. Imana ihagarane nawe mu ntambara zose wazakurwanyaga. Imana ihakubere. Haleluya. Imana ihakubere kandi nanjye yarahambereye. Hari byinshi yagiye impagarariramo ntagombaga gutambuka. Uyu mwaka wa 2021 wababaje abantu benshi na 2020, ariko Yesu yarahatubereye. Mu magana menshi yatashye ntabwo wigeze utahamo. Ndi nkawe nazamura icyubahiro nkavuga ngo Mana uhimbazwe kuko wabanye nanjye, uhimbazwe kuko wahambere, uhimbazwe kuko umva. Ntabwo nzi, umuririmbyi yaravuze ngo ntabwo nkwiriye kujya niganyira nibaza ibyeje uko bizaba bimeze, ngo nzajya nibuka yuko ihoraho imenya ibyo byose ko binkwiriye. Haleluya. Kandi ifite umutima w'urukundo. Haleluya. Imana ifite umutima w'urukundo. Naho amarembo yahaguruka, Imana ifite umutima w'urukundo. Naho intambara zose zahaguruka, Imana ifite umutima w'urukundo. Haleluya. Imana ifite umutima w'urukundo. Ntabwo ari ibyo gusa, hari n'ibyo izatukorera, hari n'ibyo sinzi ukuntu babivuga. Benshi bari kubahanurira ngo mujye muri Amerika, abandi bakabahanurira ngo mujye mu bindi bihugu. Ni ngombwa natwe tuzagenda n'ejo bundi ushobora kubona kutambona hano, ariko ndagira ngo utangarize yuko Amerika ntabwo ari ijuru uzaba ugiye mu nshuti yanjye, naho uzaba ugiye mu muriro nk'usizi wanyu. Baraguhanurira indege ati ndayuriye koko, ubwo so uhageze impanuka ikaba. Haleluya. Uhageze indege igahanuka ko biba. Benshi barababwira ngo hanze senga usobanukirwe umenye hanze ugiye nshuti yanjye. Bibiliya iravuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi ndetse n'ababeshya n'abakunda kubikora bakanabyubahiriza. Wasenze Imana ikagusobanurira hanze ugiye. Haleluya. Haleluya. Imana yarahakubereye kirya gihe wakabaye warapfuye nkuko nabandi bose bagiye. Nimero yanjye ni 83461338. Nari mvuze ngo nimero yanjye ni 83461338. Ariko unyemerere tuze gusengera mu ijambo rivuga ngo Imana yarahatubereye, kandi ugirane n'Imana umubare w'ibanga utazwi n'abantu, utazwi n'umugabo wawe, utazwi n'umugore wawe, utazwi n'abaturanyi n'inshuti ndetse n'abavandimwe. Ni password yawe. Nuzajya ubona biguteye, nuzajya ubona bikugoye, nuzajya ubona amadeni aguteye, nuzajya ubona bari kukwamagana, nuzajya ubona bari kugutuka, ujye wibuka yuko hari password cyangwa umubare w'ibanga ufitanye uzeranyeho n'Imana yawe. Tugiye gusenga. Ndasengera umudamu ufite ibibazo, ndasengera umugabo ufite ibibazo, ndasengera igihugu cyanjye, ndasengera n'abanyamahanga nabo ubwabo bafite ibindi bibazo. Hari abari kunyumva bakunda kunkurikirana cyane, bari muri Amerika, Canada, Australia na za Korea. Njya kubona nkabona barampamagaye, hari n'abampamagara sinumva ibyo bari kuvuga kubera ko sinigeze mbyiga. Ariko kubera ko Imana yahatubereye irabisobanura. Umunyamakuru ndabivuga agaseka, ariko mu ijuru imbere y'Imana mfite y'umuntu mvugira, kandi uwo muntu ni umukuru w'abatambyi. Indimi rero arazizi zose. Mujye munyihanganira niko twahamagawe. N'abari kuri kamera ngo basetse, ariko ntabwo turi buze kubitindaho. Tugiye gusenga. Hari umubare w'Imana utandukanye n'indi abandi bantu bafite. Mvuga ngo Ibihamya TV uzayikurikira uwo ari we wese
azagire guhembuka, uzakurikirana Umugezi TV azagire guhembuka, kugira ngo Imana imuhereze umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'amahoro, twarakubonye mu bihe bigoye, tukubona intambara zihagurutse, tukubona abanzi baduteye, tukubona ugaragara benshi bari bazi neza yuko uzaza bakakubona nk'umuntu, ariko hari aho watubereye ntibakubona, ariko urahatubera. Nzi neza yuko ibyo wakoze wabikoze mu bumana bwawe, kandi ubikora kumitewe n'ubutwari bwawe ufite, kubera ko uri Imana ishoboye byose. Uri Imana y'ibihamya ndetse no mu bifatika. Uri Imana itanga amazi aho yabuze mu butayu. Uri Imana isobanura ibidasobanutse. Uri Imana y'Abanyarwanda ndetse n'abatari Abanyarwanda. Uri Imana y'abakuru ndetse n'abatoya. Aka kanya nciye bugufi imbere yawe, mvuga gukomera kwawe n'imirimo yawe. Ndagira ngo ibi bihamya bazabibonere kuri uyu muyoboro wivuga butumwa witwa ngo ni Ibihamya TV, cyangwa se witwa Ibihamya TV ndetse n'Umugezi TV. Abantu bazavome kandi banywe bashira inyota kubera Umugezi TV, ndetse barebe kandi banarebe iby'Imana ikoze kuri ibi Bihamya TV. Mana, ndasengeye izi televiziyo zose, sengeye abantu bari kunyumva, ari ab'ingo zikomeje kunanirana, ari abishwe n'amadeni, ari abishwe n'ubwihebe, ari abarwaye indwara zidakira, ari abarwaye n'izindi zarizo zose, n'abafite agahinda ko mu mutima kashenguye. Ndagira ngo mbabwire ngo Yesu ni umuhoza, bagirire neza kandi ubahindurire amateka uhereye uyu munsi kugeza iteka ryose. Bazakubone, bazavuga gukomera kwawe, nabo bazavuga imirimo y'Imana kandi bashimire, ndetse ari n'abazahamagara kuri ibi bihamya bakagira ibyo bavuga, ari n'abazandika muri komenti, ari n'ibyo bazasaba. Abo bose n'abazaca ku Mugezi TV bose basabiye umugisha. Urakoze, urakarama, Uwiteka Imana ishobora byose. Nge navugaga nk'umwana wawe, nawe ukisobanura nk'Imana. Ishimwe n'icyubahiro bikomeze kuba ibyawe, kuko ari wowe wagaragaje ubutwari ukaba imfura yo kuzuka. Amena, amena, amena. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nshuti bakunzi mwari mudukurikiye ku Muhamya TV n'Imigezi, dushimire n'umukozi w'Imana tuganira ijambo ry'Imana rituhereza kutwibutsa imirimo y'Imana, ariko kandi nuko dukwiriye kubana nayo. Ndetse akantu waruvuze nyakubahwa, yego, waruvuze ngo nshuti, ongera ugatangire neza, ndumva hari ibintu Imana ikumbwira. Haleluya. Nari mvuze ngo nshuti mwari mudukurikiye ku Muhamya TV ndetse no ku Migezi TV. Ku Migezi no ku Muhamya TV, ku bihamya ubivuze nabi, ku bihamya dufite ibihamya. Kubw'iyo mpamvu reka tubashimire kubw'ibyo ijambo ry'Imana, impuguro zitandukanye umukozi w'Imana yatugejejeho, kandi byose biturehereza kutwereka Imana no kwitegura kugaruka kwa Yesu. Imana ibaha umugisha. Turabasaba n'ubundi gukomeza gukurikirana ibiganiro bitambuka ku Muhamya TV. Uradukeneye, ushobora gukora share ndetse kandi ugakora like ku bantu bose, kugira ngo abantu bakomeze gukurikira ijambo ry'Imana. Cyangwa se wowe utazi cyane ibyizo ndimi, ushobora kwinjira ukajya kuri YouTube, ukamanuka ukareba akazogera gatukura, ukagakandaho. Wamara kugakandaho ukabona kuzajya ukomeza kudukurikirana ibiganiro byose bitambuka. Imana ibaha umugisha. Turabakunda. Mwari kumwe n'umunyamakuru wanyu Emmy. Yesu abaha umugisha. Ciao ciao. Murakoze.